Ndabaramukije bavandimwe aho muri hatandukanye, Uwiteka Imana ibasha guhabwa icyubahiro, kuduha umwanya nk'uyu tuganire, tuvuge byinshi ibyo yakoze ku buzima bwacu. Rero Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ni igihe cyangwa se ni igihe kinini tuvuze ku bintu twita hosting the presence of God, cyangwa se kwakira kubaho kw'Imana muri twebwe. Uyu munsi dushaka kubiganira mu rurimi rw'ikinyarwanda, ikirundi cyangwa se ikinyamurenge. Rero bahaye ikaze. Iyo tuvuze kubaho kw'Imana wumva iki? Cyangwa se Imana mu buryo bugaragara wumva iki? Biravuga ngo ibintu byose byaremwe n'Imana, kandi nta cyaremwe cyose kitabasha kuremwa nayo. Bavuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yari Imana, Jambo yahoranye n'Imana, kandi we Jambo yari Imana. Bivuze ngo ni iki? Bivuze ngo Imana iva mu bitariho cyangwa se mu bitagaragara, hanyuma ikabasha kugaragara. Niyo ndavuga ngo kubaho kw'Imana mu buzima bwacu kuzana impinduka. Rimwe na rimwe hari igihe twumva Imana mu buryo bugaragara tugasenga, hama uko dusenze tukayumva mu buryo busanzwe cyangwa se tukamva mu buryo budasanzwe. Rero Imana ni gute ibaho mu buzima bwacu, hanyuma kubaho kwayo kukagira imbaraga cyangwa se kukazana impinduka muri twebwe. Rero niyo mpamvu dushaka kuganira icyo kintu cyangwa se uko kuntu, kuko kubaho kw'Imana muri twebwe n'imbaraga zibasha kugira ngo zihindure ibintu, zibasha guhindura ihari turimo, hanyuma tukagira iyindi perspective n'ubundi byo tubasha kubaho ubuzima, kuko twakiriye kubaho kw'Imana muri twebwe. Haje twita encountering the presence of God, guhura n'imbaraga z'Imana direct. Ni igihe imbaraga ziza zikaza zigahura n'umuntu. Noneho akagira icyo twita hosting the presence of God. Noneho Imana ntabwo muhura, ahubwo Imana iraza ikabasha kubana n'abantu, cyangwa se Imana iraza ikabana namwe. Rero nicyo tuvuga mu gihe Bibiliya ivuga, yaravuze ngo dore umwana azasama inda, kandi umwana azabyara umuhungu. Uwo muhungu muzamwite ngo Emmanuel, bisobanura ngo n'Imana iri kumwe natwe. Ntabwo ari Imana rero y'igihe cya kera, ntabwo ari Imana ya cya gihe cy'abahanuzi, ntabwo ari ya Mana ya cya gihe cy'amategeko twayisomaga mu mategeko, ahubwo noneho n'Imana ije kubana natwe. Turi kumwe? Ni ukuvuga ngo si Imana rero tuvuga mu buryo bugaragara cyangwa se tuvuga mu bitabo. Si Imana tuvuga mu buryo bw'umwuka, ahubwo n'Imana yaje kuba mu buryo bwo kubana n'abantu. Bivuze ngo ni iki? Kristo yaje nk'Imana ibasha kubana natwe, yaje nk'Imana ibasha kuduha kongera kutugira bugufi, kudushyira bugufi n'Imana, itugira baraganwa na Kristo ku bw'ayo maraso yiwe, ku bw'umusaraba tubasha kwakira imbaraga z'Imana. Bivuze rero kwakira imbaraga z'Imana, kwakira Kristo muri twebwe, biduha kugira uruhare mu migisha y'abana b'Imana, biduha uruhare kwakira icyo bita Abraham's blessing, kwakira imigisha ya Abrahamu muri twebwe, kuko hari imigisha twakira y'urubyaro rwa Abrahamu kubwo kwakira Kristo. Rero kuba kw'Imana muri twebwe kubasha kubaho mu gihe twakiriye imbaraga muri twebwe, hanyuma tugahostinga presence of God. How can you host the presence of God? Ni gute wa hosting a presence y'Imana? Icya mbere, give yourself wholly unto God. Kwitanga ubwawe wese ku Mana, hanyuma uga expectant zawe, hanyuma ibyiyumvo byawe, hanyuma ibyirato byawe, icyo utegereje cyose ugahora utegereje ku Mana. Urugero, niba ugiye gusenga, ni ukuvuga ngo ibitekerezo byawe byose, ibyo urimo uravuga byose, cyangwa se ibyo urimo byose, ni ukuvuga ngo bikaba biri connected n'imbaraga z'umwuka wera. Hanyuma ukavuga ngo I give myself away unto you God, hanyuma so you can use me. Uvuga ngo ndakwihaye wowe ubwanje
wese, hanyuma noneho wabasha kunkoresha ukavuga ngo mana I give myself unto you, ndakwihaye, basha gukoresha ubuzima bwanjye, basha gukoresha njyewe. Ahasigaye noneho Imana iramanuka, ikamanukana imbaraga nyinshi, ikamanukana icyo twita host, ikamanukana icyo bita presence nyinshi. Ni ukuvuga ngo ntabwo noneho rero iba ari nk'imbaraga uvuga, ntabwo ari uba uzivuga gusa, ahubwo ni imbaraga ubayemo. Ni ukuvuga ngo you preach what you are in, ni ukuvuga ngo ububwiriza icyo urimo, ububwiriza icyo ukora. Kubera iki? Imbaraga z'Imana ziba ziri muri wowe. Ni igihe aho noneho ushobora kumva kumva noneho zavuye mu bintu by'umwuka, noneho ni ibintu bifatika, ni ibintu ushobora gufata, ni ibintu ushobora kumva wafata, ni ibintu ushobora kumva wakoraho, ni ibintu ushobora kumva wabasha kuvuga, ukumva n'icyo uvuga ijambo uvuga ribasha kugera ku ntego. Bitewe n'iki? Nuko presence y'Imana yabashe kumanuka muri wowe, nuko presence y'Imana yabashe kuza, hanyuma noneho ushaka kumva Imana ivuga muri wowe. Oh haleluya! Icyo nicyo dukeneye muri kino gihe. Dukeneye abasore bahotinze presence y'Imana, bavuga ngo oh my God, reka dusengera abarwayi. Nuvuga ngo presence y'Imana yije, ntabwo ugera gusengera abarwayi, ahubwo presence y'Imana yonyine abarwayi indwara zirahunga, kuko presence y'Imana yaje. Turi kumwe? Hari umugabo umwe w'umuzungu bamwita Bill Johnson, yarimo asenga, cyangwa se barimo bakora icyo bita worship experience, barimo basenga bahimbaza Imana. Mu gihe barimo bahimbaza Imana, bari muri South Africa, barimo bahimbaza Imana gusa worshipinga, baravuga ati oh my God, I give myself unto you, I give myself away, ndakwihaye Mana, basha gukoresha ubuzima bwanjye. Mu gihe rero barimo babikora gutyo, hari umugabo wari uri aho ngaho, yari umugabo w'ikimuga, cyangwa se yabana n'ubumuga. Bitewe n'uko rero yaravutse yaramugaye, abana n'ubumuga, hama ukuguru kwasaga n'ukunyunyutse, byasaga naho amaguru atareshya, hama biciye muri kurya barimo worshipinga, bakora icyo bita worship experience, ukuguru kurazamuka, kurarefuka, cyangwa se kurarefuka, cyangwa se ukuguru kurareshya, cyangwa se kwa kuguru kunyunyutse kongera kuba ukuguru kuzima, hanyuma kuraramuka. Imbaraga z'Imana ziragaragara. Undi mugabo wari uri aho ngaho, wari ufite icyuma mu kuguru, bitewe n'uko ukuguru kwari kwaracitse, hama ukuguru icyuma kirameritinga, cyangwa se kirashonga, umubiri uragaruka. Bitewe n'imbaraga z'Imana iyo zaje zihindura ibintu, imbaraga z'Imana iyo zaje zihindura ihari, imbaraga z'Imana iyo zaje, ni ukuvuga ngo urazihostinga, hanyuma hakagaragara ikintu kigaragara. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'Imana zikaguha irindi yerekwa ryiza, ikaguha irindi hishurirwa rirenze ibyo watekerezaga. Bitewe n'imbaraga ziza zifite icyo twita movement zikomeye cyane, zifite icyo zihindura ku buzima bwawe, zifite icyo zihindura mu byo watekerezaga. Haleluya! Ni ukuvuga ngo we need that power. Dukeneye izo mbaraga, dukeneye uko guhindurirwa. Oh my God! Ndibuka Mose yavuze ngo noneho ndashaka kugira ngo ndebe Imana. Imana avuga ngo sawa, ubwo bakeneye ko tubonana ndakwiyereka. Imana iraza iratambuka, gusa Bibiliya ivuga ko yabonye Imana mu bitugu gusa kandi yerekeyeyo. Aravuga ngo ndapfuye, bimeze bite? Bitewe n'iki? Yagerageje kureba Imana, hosting presence y'Imana. Uwiteka Imana aramwiyereka, hanyuma yereka ntiyamweretse mu maso. Mose ava aho yarari ajya mu bantu, agaza mu maso ye harabagirana, abantu ntibabasha kumureba. Bitewe n'iki? Mu maso ye hasaga n'ahashashagirana cyane, ntibamurebaga. Kubera the presence y'Imana yibashe kumanuka, cyangwa se kuba kw'Imana iyo kubashe kumanuka, hahinduka ibintu. Hari ibintu bihinduka mu buzima bw'abantu, hanyuma abantu bakabasha kubona imbaraga z'Imana, ndetse bakabasha kubona impinduka mu buzima bwabo. Se wa Samusoni, Imana imaze gutanga isezerano yayihaye umugore yuko azabyara umwana. Umugabo aravuga ati ndagira ngo uwo mugabo nawe bakubwiye, reka naje abanje kuza mbashe kumubona. Hanyuma
arasenga, uwo muntu abasha kuza. Aje kuza baravugana, bagende uwo mugabo agende, cyangwa se baje gutanga igitambo agende abone marayika w'Imana utumbagiye agurutse. Aravuga ngo nabonye Imana n'amaso yanjye sinapfa. Bivuze iki? Imana iyo yaje mu buryo bw'umuntu, cyangwa se Imana iyo yabasha kuza muri presence yayo, ni ukuvuga ngo izana ibyubahiro byayo kuri twebwe tukabibona, hanyuma tukabasha kubibonesha amaso yacu, tukabasha kubikoresha intoki zacu. Niyo mpamvu Petero na Yohana bamaze kubafata, bamaze kubashyira mu nzu y'imbohe, barababwiye ngo se murihakana uwo Yesu, hanyuma nitumara tubone kubarekura. Aravuga ngo ntabwo twakwihakana uwo Yesu. Haleluya. Aravuga ngo ntabwo twakwihakana uwo Yesu wacu, uwo twikoreyeho, uwo twumvishe, uwo twabashe kwicarana nawe tugasangira, twabasha dute kumwihakana ko atigeze abaho. Haleluya. Ibyo rero nizo dukeneye imbaraga z'Imana zijya zangenanye n'intumwa. Imbaraga z'Imana zijya zakoranye n'itorero rya mbere mu gihe cy'intumwa. Za mbaraga zazaga zikabasha kuzura abapfuye, n'ubu ziracyakora. Za mbaraga zabashaga guhaguruka zikabasha gukora ibitangaza, aho abantu boherezaga handkerchief, imiswara y'abantu cyangwa se imishwari y'abantu, ikabasha gukiza abantu, ibitambara byo kwihanagura ibyuya cyangwa se ibyunzwe, abantu bagakira. Aho ibicucu bya Petero watambukaga agenda, abantu bakabasha gukira, barwaye indwara, bari ahantu gusa hasanzwe. Izo nizo mbaraga dukeneye. The presence of God nitubasha kuyihostinga, cyangwa se ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana tubaza kuzihostinga, hazabasha kubaho impinduka mu mivugire, habeho impinduka mu mikorere, habeho impinduka mu mitekerereze, habeho impinduka mu byinshi. Icyo dukeneye rero, dukeneye abantu bakura ku mavi, dukeneye abantu basenga, dukeneye abantu batiyandurishije ibibi, hanyuma bahostinga imbaraga z'Imana. Hanyuma imbaraga z'Imana zizabasha gukora ibikomeye mu buzima bwabo. Imbaraga z'Imana zizabasha guhindura ibisa n'imisozi, hanyuma abantu babashe kongera kubaho ku buzima bwiza ku buzima bwabo. Ibyo rero nizo dukeneye ku buzima bwacu. Dukeneye imbaraga nyinshi, dukeneye gushyira imbaraga mu bana batoya bazamuke bafite imbaraga z'Imana. Dukeneye gushyira imbaraga mu basore, mu rubyiruko, mu basaza basazane imbaraga z'Imana. Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ndasaje, sindabona umukiranutsi wawe ariko, kandi sindabona umukiranutsi wawe yicwa n'inzara cyangwa ngo asabirize. Ni ukubera nuko yahoze mu mbaraga z'Imana, hanyuma Imana igahora iprovidinga ku buzima bwiwe, igahora yirongera ku buzima bwiwe. Ibintu bikagenda bigaragara kubera iki? Afite imbaraga z'Imana muri we, afite imbaraga zazuye Kristo, imbaraga zamuhinduye, zakuyeho ibikomeye, zisenya imihindizo n'imihendemezo y'umwanzi. Ibyuma byari imbere yiwe. Sawuli wari umwami ukomeye cyane. Dawudi Imana imumwariza imbere yiwe, imuha ingoma arayobora. Niyo mpamvu yavuze ngo Dawudi kubera ko yari yahostize imbaraga z'Imana, presence y'Imana yari iri muri we, hanyuma abyine nk'umwami. Umugore baramuseka Mikali, aravuga ngo kubera ukuntu usetse uzapfa utabyaye. Aravuga ngo uzapfa utabyaye kubera iki? Ndabyinira Uwiteka Imana yakuye so ku ngoma, hanyuma ikanyimika. Iyo Mana rero niyo ndi kubyinira. Rero wowe uri murankwena ukanseka ukanyega, ruvuga ngo mu gihe ndi mu bwiza bw'Imana aho wabasha kuhakura umuvumo. Rero umuntu niba ari mu bwiza bw'Imana akavuga amajambo akomeye, umuntu ari mu bwiza bw'Imana agatangaza ibintu bikomeye, muvandimwe uzirinde kumuvuguruza. Muvandimwe uzirinde kugira icyo wavuga kinyumwe n'ibyo arimo arakora. Ahubwo cyo nagusaba gufata umwanya wo kugira ngo uwo muntu umube connected nawe, kubera ko ijambo yavuga ryose rirarema, ijambo yakora ryose rirarema, cyangwa se icyo yatanga umuvumo wavumika, yatanga umugisha wahabwa umugisha. Kubera icyo gihe imbaraga z'Imana ziba zamanutse, icyo gihe imbaraga z'Imana ziba ziri muri wowe, icyo gihe imbaraga z'Imana ziba ziri kumuvinga muri iyo
muri iyo area cyangwa se muri we, kuvuga ngo hari icyo yakora ku buzima bwe. Ni ukuvuga ngo ashobora gutanga umugisha bitewe n'uko ari Imana iguha icyo bita authority yo gutanga umugisha. Kuvuga ngo ndagutangariza umugisha ukawuhabwa bitewe n'iki? Ni ijambo rivuzwe n'umukozi w'Imana uri mu mbaraga, kandi izo mbaraga zikabasha gutanga impinduka mu buzima bw'abantu no mu buzima bw'abadukurikiye cyangwa se mu buzima bw'abari munsi yiwe. Bivuga ngo rero ntuzigere ubasuzugura, ahubwo ubwiza bw'Imana nibasha kuza tuzabasha guhinduka, duhindurire byinshi, duhindurirwe amateka, duhindurirwe n'ibyo twatekereza. Imana ibagirire neza kandi bahumugisha. Ndabakunda cyane kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Tuzasubira kwamiriza channel. Don't forget to subscribe. Uwiteka Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Amen.